Aho mureba ni mu karere ka Kirehe, aho kuri iyi tariki ya 23 Gashyantare na 2026 ahagana saa 7 n'igice z'igitondo habereye impanuka ikomeye mu murenge wa Gatore mu kagari ka Cyunuzi, umudugudu wa Cyunuzi mu karere ka Kirehe. Nk'uko amakuru aturuka muri Rwanda National Police agaragaza ko ikamyo yari itwaye umutwaro w'inyongera yaguyemo bigatera impanuka ikomeye y'ubukana buri hejuru, aho umushoferi w'iyo modoka y'ikamyo yahise yitaba Imana ako kanya. Abaturage bahageze mbere bavuga ko iyi mpanuka yabaye mu buryo butunguranye, kandi abashinzwe umutekano bakomeje gukora iperereza ku byateye kugira ngo hamenyekane neza inkomoko cyangwa icyatumye iyi mpanuka iba. Urwego rw'igihugu rushinzwe imyitwarire mu muhanda polisi cyangwa izwi nka traffic police rurakangurira abashoferi kwitwararika cyane cyane mu basaha y'ijoro kugira ngo hataba impanuka za hato na hato ndetse n'ibindi bibazo bigenda bigaragara mu muhanda, kuko imodoka nyinshi zikomeza kugaragaza impanuka zigiye zitandukanye bitewe n'umuvuduko mwinshi cyangwa gukora amakosa agiye atandukanye. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko babonye impanuka mu buryo buteye ubwoba, aho yibirinduye ikirenga umuhanda uyu mushoferi akaziga ubuzima. Ndihanganisha umuryango w'uyu mushoferi, ariko nsaba abaturage cyangwa abatwara ibinyabiziga gukomeza kubahiriza amabwiriza ndetse n'amategeko agenga umuhanda ndetse no kwitondera mu kugenda mu muhanda. Abaturage bahabwa inama yo kwitondera no gutanga amakuru ku gihe mu gihe babonye impanuka cyangwa ibimenyetso by'umutekano muke mu muhanda, ko umuturage agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Yumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe, kuri like, share and comment kugira tujye tubana mu makuru make kandi agezweho.